turabasuhuje kandi turabashimiye cyane ko tubana mu munsi ku munsi. Ni kuri platform ya iBits Production Services, murabizi ko ariho tuganira ibintu byinshi cyane bijyanye no kwiga, bijyanye n'abanyeshuri, bijyanye n'ibikorwa dukora by'imishinga y'iterambere, ariko cyane cyane igamije kwigisha abanyarwanda ibyo gukamera, twigisha ibyo gufotora, ni byinshi tuzajya tubiganira mu buryo burambuye. Rero muri studio mu kiganiro turi kumwe n'umusore wakoze ibaba w'icyuma. Mwakwibwira? Mwakoze. Nitwa Eric Muvunanyambo. Abantu benshi banzi ku izina rya Tony. Tony. Yego. Kubera iki ako kazina? Okay, njye nakuye muri Uganda. So nari mfite umukazi wanjye witwaga gutyo. Twarasaga cyane. So iryo zina rimfata gutyo rero. Ndi umunyeshuri hano muri IBTC. Yego. I think nibyo. Ariko uri kuhasoza? Ndi kuhasoza nyine mu nsigaje icyumweru kimwe. Ndi mu banyeshuri barimo gusoza. Hanyuma Eric ufite abana bangahe, abagore bangahe? Ntabwo ko wari ukabuzeho kandi. Okay, mwakoze. I'm single. I'm not searching. Okay, ni byiza cyane. Hanyuma Eric, kubera iki muri IBTC waje kuhiga iki? Maze iminsi maze mpakubona uri ku mamashini, uri bize bana, uhiga iki? Byagenze gute? Okay, muri IBTC nigamo film making. Bijyana no gufata amafoto, kuyatunganya. Nigamo sound engineering. Uburyo byajemo ni ibintu nakuze nkunda, nakuze mbikunda cyane, ariko rero nyuma naje kugira amahirwe. Ndi businessman, ndikorera. Hanyuma rero akazi nkora kansaba kuba nkora amashusho cyane, amafoto cyane mu buryo bwa advertisement. So that's why nafashe umwanzuro wo gutera intambwe nkaza kubyiga kugira ngo bizajye bimfasha mu buzima bwa buri munsi. Ngaho tubwirirwa umunsi wa mbere IBTC wayimenye gute? Wayibonye he? Kuki utagiye wenda nimba hari n'amashuri ari mu Rwanda, kuki atari wagiye? Byagenze gute? Okay, mfite inshuti yanjye imwe ubu bakora kuri RBA, so yize ahangaha. Ni umwe mu bantu bajyaga bangira inama ku buryo nyine nshobora gukoramo ibyo bintu bya advertisement, uburyo nshobora gufatamo amashusho. Rero naje kubona gukomeza gushaka abantu babinkorera bingora, so nibwo naje kumubaza inzira nacamo kugira ngo mbashe kugera ku nzozi zo kuba nshobora kubyikorera. Nibwo rero yangira inama kuri IBTC, ambwira ko ariho yize, ndeba binakora, ndeba ni byiza, binkurura gutyo ndaza. Akora ubwo afata amashusho muri RBA? Yafata amashusho muri RBA. Ni byiza cyane. Yego. Ubwo rero waje ufite target y'uko ugiye kubyiga ukajya ubyikorera? Cyane, naje mfite target y'uko ngiye kubyiga nkajya mbyikorera mu kazi, nkajya mbikorera n'abandi nk'akazi. Cyane cyane n'umuryango wanjye, kubera ko ndi umuntu ukunda amafoto, nkunda amavideo. Abantu b'inshuti zanjye bo barabizi. Ubu wafotora nko kuri match, nko ku kibuga? Wafata amafoto, wafata video, iyo ufite ubushobozi bwo kubyiga? Cyane. Ubusanzwe muri kamera, iyo bavuga gukamera ko umuntu abona umuntu wese yabikora, yakamera, ubundi muri kamera bigamo ibiki? Okay, aho ngaho nabanza nkavugaho gatoya muri kamera, cyangwa se muri camera shooting. Ntago umuntu wese yabikora. Kamera irimo ibyiciro byinshi kandi bigoye cyane ndetse ariko bitagoye ku buryo umuntu atabimenya. Ubwo ni siyansi yo kwiga ibyo byinshi? Yego. Ntabwo ari ikintu ushobora kubyuka ukavuga ngo ngiye kugenda ngure kamera nangire gufotora nk'ukuntu bitekereza. Ntabwo ariko bigenda. Habamo ibintu byinshi, habamo kwiga nyine kamera ubwayo, habamo kwiga gufata amashusho, amafoto, ango zo gufatamo amashusho, ango zo gufotoreramo, hariho amadibi, harimo ibintu byinshi muri kamera. So ntabwo ari ibintu ushobora kubyuka mu gitondo ngo utangira gukora just like that. Bisaba kubyiga. Hanyuma ubwo wagize igihe kingana iki? Okay, in my life ndiyaminiya, I trust myself. Mbyize ukwezi kumwe.
kubera ko ubundi bagira muri BTC bagira amashoti atandukanye, hanyuma rero kubera ko njye ntabwo ntuye mu Rwanda ubusanzwe, ntabwo nari mfite igihe nyine cyo kwiga icyo gihe cyose, so byansabye ko nza nkaba ubundi ni nkaho nimukiye muri IBTC, ibintu byose mbikora muri IBTC, uvuga ngo mbyukira kuri mashini kamera, so nihaye igihe cy'ukwezi, kandi ntekereza yuko byaramfashije, ibintu byose nashakaga biri basic nabibonye, kandi n'ibisigaye twavuganye n'ubuyobozi bwa IBTC banyemera yuko nzakomeza ama courses online. Mu kiganiro turacyari kumwe na Eric, yize ibyo gufata amashusho no gufata amavideo ndetse no kuyatunganya, birumvikana anasoje ku kintu kiza ngo azabikomereza online. Mbibutsa ko muri IBTC dufite porogaramu ya online, aho ibintu byose byo gukora ibyapa, gufotora, gukamera, kubaka ama website, byose ushobora kubyiga uciye kuri w/ibtc/e-learning.com. ayo masomo asari mu Kinyarwanda kandi arasobanutse kandi aba ameze neza. Hari no kwiga ubukanishi bwa moto ubyigiye online, abatangabuhamya benshi babyize kandi bigashoboka cyane, aho bajya no muri pratique yabyo iyo bamaze kwiga online. Ariko hanyuma ibintu wize tuvugisha ukuri koko bigira amafaranga? Niki gituma utagiye kwiga gutwara imodoka, cyangwa ugiye kwiga nk'ubukanishi bw'imodoka, cyangwa ugiye nk'ubusuderi? Koko warabirungurutse ibintu byo gukamera no gufotora no gukora amavideo, kuko nakora na business bigira amafaranga? Okay, thank you. In short, ndi umuntu ukora ibintu nabanje gutekerezaho, kandi nabanje gukorera ama research. Nkurikije ibi bintu mwari mumbarije ngo bigira amafaranga, ugiye kwitegereza generation turiho ubu ngubu, turi mu gihe ibintu abantu bakunda ibintu bigaragara biboha, kandi ugiye kureba none usanga abantu bakora ibintu aribo bantu bakize bafite amafaranga menshi cyane. Nabaha nk'urugero rutoya, nko kugira ngo byibuza ushutinge nibura nk'iminota 30 nko muri nk'indirimbo y'umuhanzi w'umunyamerika, wenda natanga nk'urugero nka ba Chris Brown cyangwa se nk'aba Jay-Z ba Rihanna, amafaranga ushobora kwishyura ntabwo ushobora kuyabona. Yego, ikindi kintu gikomeye cyane, abantu benshi bazi ko gukora indirimbo ari ibintu byoroha, ariko umuntu wese ashobora kugenda akajya muri studio agakora indirimbo, ariko uburyo bwo gukora amashusho yayo, yego, nibyo bintu usanga bigoye cyane. Ndabaza abantu muri shooting, ngo directing, so many things. So shooting, like gukora amashusho birimo ibintu byinshi, ntabwo nyine ni ibintu byiza, bigira n'amafaranga kandi menshi. Uko wakora indirimbo cyangwa nka filime cyane rwose. Indirimbo waca nk'amafaranga angahe? Byaterwa, indirimbo umuntu ayica amafaranga bitewe n'indirimbo, subject yayo, cyangwa se ibintu bizakenerwa muri iyo video, na location izafatirwamo, ibintu bizakenerwa, nimba bizazanwa na nyiri indirimbo cyangwa se ari byo nanjye mfite kongeramo nk'umuvideographer. So nibyo bituma ucaginga amafaranga bitewe. Ngaho usanga utewe na motivation mu ndi muntu w'umujene cyangwa ushobora kuzabyumva. Ni gute nka ushyize nko muri range, tuvuge nk'ubukwe, gukora ama event mwiye ko mujya muyakora, nk'ubukwe bwa make kandi butanahenze cyane, wabukora nkangahe? Okay, still nshobora kubikomparinga n'ubundi n'indirimbo cyangwa se filime, bitandukanye ukuntu, ariko ubukwe burya ucaginga umuntu ubukwe bitewe n'uwo ari we, ahubwo ubukwe buri ama transport kujyayo n'ubundi bintu uzakenera, ariko nibura urugero mfatizo umuntu adashobora kujya munsi ni 400. Yego. Ku buryo ku munsi wakoramo angahe? Ku munsi wahembye abantu, wakuyemo wenda n'ibindi bikoresho wakoresheje, wahembye abakozi, byose byarangiye, ntabwo ushobora kuramo 150. 150 ku munsi. Yego. Ni amafaranga menshi cyane. Yego. Hanyuma Eric, urabyize urarangije, niye ntumbero ufite ubu? First of all, ni kubaka career yanjye,
haba mu buryo bw'akazi bwa business muri rusange n'ibindi bintu natangiye. I think it's 2 careers kubera ko urumva ni ibintu biri connected ariko byuzuzanya. Hanyuma ikindi numva ari gufasha abandi bantu batoya bafite inzozi zo kuzakora ibintu nk'ibi ngibi, kandi cyane cyane nanabashishikariza kuzaza guhaha ubumenyi muri IBTC kubera ko byose niho bibera. Hanyuma tubwire muri IBTC wahabonye ute, ikigo bakwakiriye gute, abayobozi babo byagenze gute, bihagaze gute? Ndavuga nko kugusavinga, ibyo bagusavinze, serivisi baguhaye, amasomo, abarimu wabonye ko ari capable yo kubikora neza. Murakoze. IBTC nje ikintu navuga, they are just amazing. Ni ahantu ugera ukabona mu rugo kubera ko iyo uje ufite ikintu ushaka, ufite n'impamvu wahaje, ibintu byose ushaka urabihasanga. First of all, bafite ibikoresho byose bikenewe kugira ngo umuntu yige. Ikindi kintu cya kabiri, they are humble, they know how to treat people. Bazi kuvugana n'abanyeshuri barumva. So giye kuva nahagera was just amazing. Thank you so much. Eric, tunagana ku musozi w'ikiganiro. Ubundi mu itangazamakuru tugira ibice byinshi, tugira inform, tugira educate, tukazana entertain. Mu buzima busanzwe iki kigushimisha iyo utari mu kazi, utari muri business, ushimishwa n'iki? Okay, first of all, ikintu kinshimisha ni family, umuryango, abavukanyi, abo tuvukana, ababyeyi. Like nka kind of entertaining. Okay. About entertainment, okay. Mu buzima busanzwe nkunda umuziki, iyo ntari mu kazi ikintu gikunda kunyoka ipana umuziki. Hanyuma ikindi kintu nkunda kureba nkunda social media cyane. Ubu waririmba? Mfite n'indirimbo irenze imwe. Uri umuhanzi cyane, ndabigerageza byose. Ariko kwa kuntu nakomeje kubivuga ngira imirimo myinshi itandukanye, ntabwo ndatangira kubikora mu buryo buhoraho, ariko maze gukora indirimbo zirenze imwe. Maybe next time uzaducurangira uzane na gitari cyane ikiganiro bimeze neza. Eric, turagushimiye cyane yo courage kuko urumva wize ibintu byiza kandi bifite amafaranga kuri iyi minsi ya none. Tunakangura abantu bose baze rwose bige muri IBTC. Umwuga w'igihe gito abanyeshuri bari mu biruhuko, muze mwize gufotora no gukamera kuko Eric yabyize, bifite amafaranga menshi cyane. Ikindi ayo masomo yose wayiga mu buryo bwa online aho uri hose ku isi, bari ibintu bimeze neza cyane. Njye ni Daniel Byiringiro. Eric, ndagushimiye cyane courage. Murakoze cyane. Asante. kwa kaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite
ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo. nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554002 bitihise ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo com.